Shalom shalom, shalom mu mutima wawe, shalom mu bugingo bwawe, shalom ahantu uri igihugu cyose uherereyemo, aho nyine uhagaze ufunguriye iyi video kugira ngo wumve tugendane, kandi ndabibutsa mujye mwibuka gukora subscribe cyangwa se share na comment, umbwire aho ngaho nawe uko ubyumva kuri uyu munsi w'abamama, Mother's Day. Mu gihugu cy'abavuga ururimi rw'icyongereza cyangwa se abakorana n'abongereza, ibihugu bikorana nabo bose babyizihije uyu munsi. Hanyuma mu bihugu bya francophonie cyangwa se abakorana n'abavuga igifaransa nabo bazabyizihiza ku itariki 31 z'ukwa gatanu. Imana ibishimirwe rero ko yibutsa abamama, Imana ibihererwa icyubahiro. Mu mama Imana iguha umugisha ku mbaraga, ku byo ugerageza gukora byose mu rugendo rw'ubuzima, cyane cyane muri iki gihe. Imana iguha umugisha. Video ya mbere nasuhuzaga cyangwa se nabwiraga ibyiciro by'abamama bitandukanye. Uyu munsi rero ndagira ngo mvugane n'abantu batigeze babona abamama wabo. Nuwumve ngo ni kuri Mother's Day ngo ugira agahinda, ndakwibutsa ko Imana imara umubabaro. Ndakwibutsa ko Imana umubyeyi iriho. Nubwo hari abafite ababyeyi bo mu isi bakagira n'Imana umubyeyi, ariko ndakwibutsa ko Imana niyo mubyeyi wa mbere. Twese iraduhetse. Iyo rovide ufite cyangwa se icyo kintu nyine wabuze cyo kutabona mama, cyangwa se cyo kumva wari kugirira mama wawe neza, uyu munsi akaba ntawe uhari, ukaba wumva ushabaye Mother's Day, bikakubabaza, ni ukuri shira agahinda. Menya ngo Imana ni umubyeyi utarya ruswa, ni umubyeyi udukunda, ni umubyeyi utwitaho. Ndaguhumurije. Reka nguhumurize muri iri jambo yo muri Yesaya 46 umurongo wa 3 kugera ku wa 4. Haravuga ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe. Amen. Muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka, ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Haleluya, haleluya. Azajya akiza, azaheka, kandi umwami azajya akiza. Ndakwibutsa ko Imana ari umubyeyi wawe. Wigira umubabaro, wigira umubabaro. Imana ni mama. Ndacyavuga ku mbaraga za mama, niko ikiganiro cyitwa imbaraga za mama. Nta mbaraga zibaho zaruta iz'Imana. Umubyeyi wa mu isi nibyo turamugira, ariko arananirwa. Kuba utamufite rero wigira ngo byagucikiye, kuba nta mama uriho ari, yenda ngo umwiture neza yakugiriye, kuba nta mama uhari, yenda ngo umuhe kado, umuhe ururabyo kuri uyu munsi, bye kukubabaza, bye kugutera agahinda. Imbaraga za mama, ndakwibutsa ko hari mama Imana. Iyi ngiyi iduhetse, ya yindi yakurebye yatoge tutaranavuka, ikavuga ngo reka dushyire mu nda y'uriya muntu. Kandi ndakwibutsa ko ababyeyi abangabo mu mubiri bagera igihe bakatuga ati tujye gushaka, tuve mu nzu zabo tugende tujye gushaka. Ariko icyo nkundira data wa twese Imana yacu yo ntabwo idushushubika, ntabwo itubwira ngo tujye gushaka, ntabwo itubwira ikihoya, ahubwo yo ihora yifuza ko twabana. Haleluya. Iyo ihora yifuza ko twabana, iyo ihora yifuza, niyo mpamvu iduhamagara ngo dutahe tuve mu isi. Nuko iba yishimira ko twabana, yo tubana nayo ubuziraherezo, aho turi hose, aho tuba hose. Imana yacu umubyeyi ibana natwe. Haleluya, haleluya. Umwami ashimwe. Iki kintu ndagishimira Imana ko iduheka. Mu ijambo bavuze ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo. Niwumve wowe, humura. Wowe uri kwibaza ku bya Mother's Day, ku mubyeyi w'umumama, ni umubyeyi ukomeye cyane, ni umubyeyi w'ingirakamaro. Nibyo koko, ntibyakunze kumumenya, bibaho. Ntibyakunze ko ahaguma, bibaho. Ariko komera, ndagukomeje. Komera. Imana ihoza abarira, Imana igira neza, Imana igiza, igakuraho ako gahinda, ikakumara amarira, ikakunezeza. Yizere, yiringire. Haleluya. Uyereke ibiri mu mutima wawe byose. Niwemerera Yesu ukavuga ati Yesu, noneho ndemeye, mbera mama, uzabikore.
uhemerere Yesu umubwire ngo ngwino umbere mama. Nukenera ikintu ukora kugisaba mama wo mwisi ugisaba Imana. Nugira icyo wifuza ugisaba Imana. Bantu mutagira aba mama ndabahumurije, nimukomere, kuraje. Hari Imana inesha, hari Imana umubyeyi. Yo ntishira, yo ntigenda. Abo babyeyi baragiye, ababyeyi baragiye baba mama, ariko ndakwibutsa ko hari Imana isigarana natwe. Iyo mama wa bose ari nayo mama wa mama wawe, iyo niyo mubyeyi uduheka. Cya gihe tukiri mu nda z'aba mama ngabona ahetse, niko hano mu ijambo bavuze, ngo nimwumve mwanzo ya Yakobo mwe namwe barokotse mu nzu ya Isiraheli mwese mwe abona ahetse mukiri mu nda. No kuvuga ngo tukiri mu nda yaraduhetse, nkabaterura mukivuka. Imana iraduterura, haleluya. Imana iraduterura, humura. Ndasenza ngiguterure mwako kababaro, kuko yenda ngo nta mama ngira ngo ntaki, no, humura, komera, kuraje. Muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Urumva Imana yo, Imana iraduheka tukiri ku mugongo w'Imana kugeza imvi zibaye uruyenzi. Wow, Imana ishimwe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana iduheka yubahwe, Imana iheka mu nzira zose yubahwe, Imana itananirwa ngo hanyereye yubahwe, Imana idasinzira ikaduheka nijoro yubahwe, Imana itajya inyeganyega ngo yenda ngo idusimbije nabi. Oya, iraduheka kandi ikaduheka neza, iraduheka kandi ikaduhekana n'urubyaro rwacu, iraduheka kandi ikaduheka tungana gutya. Imana ikaduheka mu buryo bumwe n'ubundi. Haleluya. Ntiduhararukwa, ntivuga ngo iduhetse igihe kirekire ngo none nituvemo, ntivuga ngo turakuze ngo none ngo nitumanuke ngo twigenze. Oya, Imana iraduheka ngo bunahetse kuva mukiri mu nda, ngo nkabaterura ngo mukivuka, ngo nzarinda, ngo muzarinda imvi z'uruyenzi nkibahetse. Ngo kugira mu busaza bwacu Imana ikiduhetse. Haleluya. Ikiduhetse ku mugongo wayo, ikiduhetse mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana twayinganye iki bakuru? Imana twayitura iki? Iyi Imana igira abana gusa, turi abana b'Imana. Ndakwibutsa ko Imana itagira abakazana. Oya, ntago Imana igira abakazana, ntago Imana igira abakwe. Oya, ntago Imana igira ababyara. Oya, ntago Imana igira amasaniro ngo za bene wabo. Oya, Imana ntigira abamarume, Imana ntigira abashangazi, ntigira abatate, ntigira abatate, ntigira abasaza. Oya, Imana igira abana gusa. Turi abana b'Imana biciye muri Kristo Yesu. Wiyumve mw'uwo munezero kandi wishimire ko Imana iduhetse. Aho ujya hose muri kumwe, mama utubyara mu mubiri turi kumwe tutari kumwe, iyi Imana iraduhetse, iyi Imana idufasha amaboko. Niyo mpamvu ujya kubona naho mama yaba yarapfuye cyangwa se atagiye cyangwa se yanagiye, ukabona Imana izanye ubundi butabazi, ukabona Imana izanye undi muntu wo kurera, ukabona Imana izanye n'umuntu wo gusubukura aho mama yaragejeje. Nukuri Imana irarera. Cyane cyane iyo witoje inyuma yo kuyimenya ukitoza kubana nayo, ubuzima bwawe bwose ukabushyira mu Mana, gahunda zawe zose ukazishyira mu Mana, nk'uko wari kubana na mama wawe mu mubiri, ukiyemeza kubana n'Imana, ukemeza gukurikira Imana. Iyo Mana iragufasha, iyo Mana ibana nawe, iyo Mana iraguherekeza, iyo Mana igenda ikwigaragariza mu buryo bumwe n'ubundi. Ntibeshya rero, ni Imana nzima. Haleluya, haleluya. Nishimwe, igitare cyacu nigishimwe, uwera ahimbazwe, uwera yubahwe kubwo kuduheka umunsi ku munsi, hafi na kure. Ashimwe, Umwami ashimwe. Haleluya, haleluya. Reka rero dusenge. Ndagusengeye nkwibutsa ngo
izere umwuka wera w'Imana, wimenyereze kwibanira n'Imana. Kristo Yesu umufate umukomeze, umwuka wera umushyire imbere, agende imbere ahataringaniye aharinganize, agukomeze. Ibyo mama atakoze Imana ibigukorere, ibyo ababyeyi ndagusengeye ngo batakoze Imana ibiguhe, ibyo bataguhaye Imana ibiguhe, aho batakugejeje Imana ihakugeze. Hari n'igihe amaboko yabo yari kunanirwa, ariko ndasenze Mwami Imana nyir'ibihe, wowe ugirira aba bantu bamara umubabaro, bamara ibikomere, bamara ibiguma by'uko batagira ba mama wabo, by'uko babayeho ubuzima bubi kubera ko utabona ba mama wabo. Womora ayo marira, womora ako gahinda, womore ibyo biguma biri mu mutima, izo nkovu z'ibihe z'iminsi zo kutagira ababyeyi, zo kutagira mama. Imana izivure, mwuka wera niwe utuvura ibyo biguma, niwe womora agashyiramo amahoro. Rero Kristo ashimwe, Kristo ahabwe icyubahiro wabiduhesheje. Papa ashimwa, himbazwa kubwa buri wese wari unkurikiye Mwami, umuntu wese udafite umumama kuri uyu munsi wa Mother's Day, ndasenze Mwami kugira ngo bagarukeho, bagirire ubuntu, bibuke Jehova bahoze, wowe uduheka tukiri mu nda, uratuzi Yesu, haleluya. Yesu tuvutse aho hose uratuzi, ugenda uduhagarara, ugenda utwiyereka, ugenda udusubiza mu buryo bw'umwe n'ubundi. Nushimwe. Ndasenze ngo umuntu wese Yesu ukeneye umubyeyi umumuhe, ukeneye mama umumuhe. Uracyafite abamama beza, uracyafite abantu beza barera imfubyi, bakarera abana, bakabagirira neza, bakabafata neza Mwami. Ubabahe Mwami, ubahoze abagiye gukora ubukwe badafite aho abamama, abo bose ubahoze, ubirerere Mwami, utanga uburere buzima. Narakubonye uhindura ibyanze guhinduka. Urakoze Yesu, haleluya, haleluya. Shimwa Mwami, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe Uwiteka tugusize hejuru, ni wowe Mana none n'iteka ryose. Amen. Shalom. Rero ndabashimiye, nagira ngo mpumurize umuntu wese utagira mama wumvaga babaye. Komera, kuraje, Imana ni mama, Imana ni papa, byose birimo biciye muri Yesu Kristo. Icyo dusabwa no kumwizera. Shalom, ndabakunda cyane. Ukaba unkurikiye, ntibagire gukora subscribe na share na comment, nawe umbwire, ese koko wumva warakize igikomere cy'uko nta mama ufite? Wumva waragikize? Wumva ukeneye gusengerwa kubera ko wumva bikubabaje? Wumva uhora urira kubera icyo kintu? Unyandikira muri commentaire, ndagufasha. Shalom.